amaso yanjye ku misozi gutabarwa kwanjye mbese kuzabahe gutabarwa kwanjye turuka ku Mana yaremye ijuru n'isi n'ibiriho byose n'ibiriho byose. Haleluya, haleluya. Nongeye gushima uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Turaganira kuri Zaburi 21 umurongo wa 1 n'uwa 2. Bavuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Turuka ku Mana yaremye ijuru n'isi n'ibiriho byose n'ibiriho byose. Hano turabona uyu muririmbyi w'iyi Zaburi, benshi bavuga ko ashobora kuba ari Hezekiya, igaragaza ko afite ibyiringiro ku Mana, afite kwizera yuko Imana izamurinda kandi ikamurinda ku manywa na nijoro. Hano rero turabona avuga ko aho ahagaze agiye gusenga ari mu rusengero i Yerusalemu, yumvaga afite ibyiringiro yuko azaba ari mu buturo bw'Imana, aho uyu musozi ugoswe uri kumwe ugoswe n'indi misozi. Bavuga nubwo atari imisozi miremire ariko bavuga ko ari imisozi, kuko iyo uhagaze hirya witaruye Yerusalemu ubona ko ari umusozi ukwawo, kuko rero abami babaga batuye. Yarebaga ku misozi akibaza ubutabazi buzava hehe. Ubutabazi rero asangaga nta handi bwaturuka, buzaturuka ku Uwiteka wenyine. Niwe rero yashyiragamo ibyiringiro bye, akagaragaza ko Uwiteka ari we washobora kumurinda, ari we umureba kandi ari we wamuha ubutabazi akeneye. Mu rusengero rw'Imana niho hamwe Salomo yasengeraga abwira Imana ko igihe hazagira abakora icyaha cyangwa Abisirayeli bagakora ibyaha, ko bazajya baza muri iyo nzu bagatakambira Uwiteka, noneho Uwiteka akabababarira. Byo bisanga mu bami ba mbere igice cya 8 cyangwa mu ngoma za 2 igice cya 6. Niho hari iryo sengesho rya Salomo asaba Imana ko yajya ibumva igihe baje kuyisenga. Hariya rero nawe aravuga ati nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava he? Imbaraga zamukomeza umutima mu bihe bikomeye byava hehe? Aho ngaho nta handi byaturuka keretse ku Uwiteka, kandi ku Uwiteka biva ku Uwiteka ari uko nawe afashe umwanya wo kujya imbere y'Uwiteka, kuyiramya, kuyisingiza. Ibyo rero bituruka nanone ku mimerere ye, ku myitwarire ye imbere y'Imana, kuko ujya guhimbaza Imana nuko aba yumva nta kimutandukanya n'Imana, ko ayisangaho. Ariko rero nk'umuntu wanze kwihana ibyaha bye, kujya imbere y'Imana, ntabwo Imana imwumva, kuko ngo amasengesho y'umunyabyaha imbere y'Imana ni ikizira. Hariya rero tugomba kujya imbere y'Imana twumva nta kintu cyadutandukanya n'Imana, noneho tukagira umunezero uhagije kugira ngo twumve ko Imana yumva kuramya kwacu, yumva gusenga kwacu. Uko twitwara rero imbere y'Imana niko kuzagaragaza natwe uko twumva, uko twasenze ko kushobora kugera imbere y'Imana, kuko Imana ni urukundo. Imana iradukunda, ishaka rero ko tujya imbere yayo twiringiye imbabazi zayo, tuzi neza ko twayisabye imbabazi kandi ko idukunda. Uwiteka rero bane natwe kugira ngo ibihe byose tujye tumenya gushaka Uwiteka, no kugira ngo tuyiringire, tumenye ko gutabarwa n'Imana yacu ari imwe yonyine nyakuri, umwami waremye ijuru ikarema isi ikarema n'imisozi, ko ari we wenyine wadufasha kunyura mu bibazo byacu ducamo byose, kandi ko Uwiteka aturi bugufi. Uwiteka rero abane natwe kandi adufashe kuyegera, kwihana, kugira ngo twumve igihe tugiye kwiramya ko
twegereye Imana yacu, ko tubana nayo mu bibi no mu byiza, amanywa na nijoro. Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen, amen, amen.